imibereho y'abatuye isi uyu munsi ndetse no mu myaka hafi ya yose tuyimazeho igabanije mu bice bibiri. Hari abakire hakaba n'abakene. Bisa naho abakire bose batuye hamwe, abakene bose nabo bakaba batuye hamwe. Hari abantu batekereza ko umupaka ugabanya ubukire n'ubukene muri iyi si ari inyanja ya Mediterane. Ni inyanja iri mu majyaruguru ya Afurika, ni igabanya Afurika n'Uburayi. Abantu batekereza ko iriya nyanja ariyo mupaka uri hagati y'ubukire n'ubukene. Ubashije kuyambuka akagera mu majyaruguru yayo ubwo abageze mu bukire. Ishobora kuba ari nayo mpamvu muri iyi minsi iriya nyanja irimo kumira ibihumbi by'abantu bagerageza kuyambuka bajya mu majyaruguru. Uyambutsa aza mu majyepfo ubwo abageze mu bukene. Kuri uru ruhande bwo nta n'abantu bagerageza kuyoga bambuka baza mu majyepfo. Wabonye uburyo abantu bo mu burengerazuba bw'isi bafite uruhu rwera bisa naho icyo bakozeho cyose kibahira. Ni abambere mu bukungu, ni abambere mu buhinzi, ni abambere mu burezi, niyo bakinnye umupira w'amaguru babikora neza. Bisa naho icyo bakozeho cyose gihinduka zahabu. Byagenze bite ngo ibice bimwe by'isi by'umwihariko ibivugwa ko ari byo byakomotsemo imibereho yose dufite duhereye no ku bantu bwabo uyu munsi biba ari byo byasigaye inyuma hafi muri byose? Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, ibyago bya Afurika bishingiye kuko umunyafurika atarinjiye neza mu mateka. Umuturage wo muri Afurika kuva mu bihumbi by'imyaka abishwaho n'ibihe by'imvura n'izuba. Ubuzima bwe bushingiye gusa ku kubana neza n'isi. Ikintu cyonyine azi ni ukubaho uyu munsi nk'uko yari ariho ejo. Muri iyo mitekerereze aho ibintu birangira bikongera bigatangira nk'uko byatangiye ubushize, nta mwanya uhari wo kuvumbura ibishya cyangwa se gutera imbere. Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine ni pour l'idée de progrès. N'uwahoze ari perezida w'Ubufaransa bwana Nicolas Sarkozy hari mu kwezi kwa karindwi mu 2007 i Dakar muri Senegal. Kuri we abanyafurika ntabwo bigeze bagerageza guhangana n'isi ngo biyambure igitugu cyayo. Mu myaka ibihumbi ishize abaturage ba Afurika babaho bategereje imvura n'izuba. Iyo kimwe kibuze ubuzima bwabo burahagarara. Babaho ubuzima bwose bashaka ibyo kurya, babibona bakabirya, mu gitondo bakabyuka bajya gushaka ibindi, n'ejo bundi ubuzima bugakomeza uko. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni irihe banga abazungu bakoresheje ngo binjire muri Afurika no mu bindi bihugu by'isi mu kinyejana cya 19 bigarurira ibyo bihugu n'ababirimo byose? Nibarangiza babivemo mu kinyejana cya 20 basubira iwabo bagende bubake batera imbere. Ariko ibyo bihugu bakoronije ibyinshi aho babisize n'ubu bikaba ariho bikiri. Byagenze bite ngo abatuye ibihugu byinshi bya Afurika na Aziya babe barahingishaga isuka mu 1900 n'uyu munsi aba ari uko bikimeze? Bagihingisha iyo suka kandi nyuma yaho haje ibimasa bikurura amamashini bivaho, haza amamashini ahinga, ariko ibi byose ntibabigezeho. Kubera iki? Nuko ari abanebwe? Nuko bisanze batuye ahantu habi? Nuko bambuwe ubushobozi bwo kubigeraho? Tubahaye ikaze. Kuva twamenya iyi si igezweho, abantu bafite inkomoko mu Burayi nibo bayitegeka. Niba kuko abantu bose bo ku isi bafite inkomoko muri Afurika, ubundi ntibyakabaye ko Afurika aba ari ikiza uyu munsi kandi ikaba igihangange ku isi kubera ko ariho iwabo wa bose? Ubundi kubera iki isi ifite ubusumbane bungana uko? Mu gihe cy'imyaka 30 Professeur Jared Diamond yagerageje gusubiza iki kibazo. Jared Diamond ni umunyamerika w'umuhanga mu bumenyi bw'isi, mu mateka ndetse no mu mibereho y'abantu. Iyi ngingo y'ubusumbane mu mibereho hagati y'abanyaburayi, abanyamerika n'abandi bose basigaye ku isi yayanditseho mu gitabo yise Guns, Germs and Steel. Imbunda, udukoko n'icyuma. Kuri we ibi bintu bitatu, imbunda, udukoko n'icyuma, umuntu warushije abandi kubigenzura no kubitegeka niwe waje kuba umuyobozi w'isi. Twese turamuzi. Guns, Germs and Steel. Imbunda, udukoko n'icyuma. Nibyo bitandukanye abafite n'abadafite.
ibi iyo bitaza kubaho ntabwo tuba dufite isi imeze uko nguko. Ku mugabane wa Oceania, umugabane udakunda kuvugwa cyane mu makuru, harimo igihugu cyitwa Papouasie Nouvelle Guinée. Ni ikirwa. Amateka agaragaza ko iki kirwa cyatangiye guturwa mu myaka irenga 40 ishize. Uyu munsi abantu bahatuye bari mu bantu bafite imico myinshi kandi bazi kubaho ubuzima mu buryo kamere kuturusha twese. Ni igihugu gituwe n'abantu miliyoni 7 ariko gifite indimi 850. Oxfam ivuga ko 87% by'abatuye Papouasie Nouvelle Guinée baba mu byaro no mu mashyamba. Batunzwe no guhiga no guhinga mu buryo bwa gakondo neza nk'uko dushobora kuba twarabikoraga mu bihumbi by'imyaka ishize. Mu 2015 Papouasie Nouvelle Guinée nta ntego n'imwe y'ikinyagihumbi mu iterambere yigeze igeraho. Mwibuke izi ntego nari mvuze ni intego zirimo guca ubukene, guca inzara, guteza imbere uburezi, kongera amazi meza, guteza imbere uburinganire, kongera ingufu z'amashanyarazi, guteza imbere inganda n'ibikorwa remezo n'ibindi. Muri izi ntego zose nta nimwe Papouasie Nouvelle Guinée yigeze igeraho. Birumvikana ko abatuye iki gihugu biberaho mu buryo kamere, aho babyuka bakajya kwishakira ibyo kurya mu mashyamba, bataha bakabirya, bakabyuka bajya gushaka ibindi. Kubera iki gihugu cyatuwemo n'abantu mu myaka 40 ishize, uyu munsi kikiri mu bikennye ku isi. Mu myaka y'1950 Professor Jared Diamond yagiye muri iki gihugu mu bikorwa by'ubushakashatsi, maze umwe mu baturage b'iki gihugu witwaga Yali yitegereza uwo munyamerika w'uruhu rwera waje kubakoraho ubushakashatsi, maze araterura aramubaza ati, kubera iki mwebwe abazungu mufite ubutunzi bwinshi, twebwe abanyapapouasie Nouvelle Guinée tukaba dufite buke cyane? Ikibazo cya Yali cyumvikanaga nk'icyoroshye ku buryo natekerezaga ko gifite igisubizo, ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi igisubizo. Professor Jared Diamond: mu bihe by'ubukoroni n'ubucakara, abazungu batekerezaga ko ububasha n'ubutunzi bigenwa n'ibara ry'uruhu. N'uyu munsi hari benshi bakibitekereza uko. Hari bamwe mu bantu batekereza ko biri kamere na karemano kugira ububasha n'ubutunzi kubera ko uri umuzungu. Ku rundi ruhande nabwo bikaba karemano, kugira ubukene, ubujiji n'indwara z'ibyorezo kubera ko uri umwirabura. Muri Papouasie Nouvelle Guinée na hano muri Afurika hari abantu benshi b'abahanga bavumbuye ibintu byinshi, nko kuba abantu bashobora gutema igiti badakoresheje ishoka cyangwa se umuhoro, bagafata umugozi ukomeye bakawukuba ku giti gihagaze, bakawukubaho cyane igiti kigashyuha kikagenda kivaho amabango kugeza gicitse kikagwa. Kujya gusya ibinyampeke udafite imashini isya, ugakoresha urusyo n'ingasire. Kujya kurira hejuru y'inzu ugakoresha urwego rukoze mu biti. Kujya gusya imyumbati cyangwa se ibinyampeke ugakoresha isekuru n'umuhini. Gukora igitogotogo cyo kugendaho nk'uburyo bw'ubwikorezi. Byose ni ubumenyi kamere bw'abantu baba mu bihugu bikennye nabo ubwabo bakennye, bugamije gukemura ibibazo by'ibanze bagira. Ndabwita ubumenyi kamere kubera ko bisa naho abubatse imiturirwa n'irindi koranabuhanga rigezweho nabo banyuzaho. Bashobora kuba barigeze kubeshwaho n'ubwo bumenyi kamere mbere yuko bagera kuri iryo terambere. Ariko kubera iki mu bihugu bikennye abantu baguma kuri urwo rwego rw'ubuvumbuzi buciriritse ntibagere ku birenze ibi? Kubera iki umuturage wo muri Papouasie Nouvelle Guinée cyangwa wo muri Burkina Faso utarize ashobora kubaka inzu y'ibiti cyangwa se y'amatafari, akayiha igisenge gikomeye, akamenya kukizirika ku buryo kitaguruka, agapima uburebure n'uburemere bwayo ku buryo itagwa, ariko ubumenyi bwe bukagarukira aho ngaho? Ubwo bumenyi bakabugira ari ibihumbi, ariko bikarangirira aho ngaho, ntibubake imiturirwa cyangwa imijyi. Kubera iki iterambere n'ubukire hafi ya bwose biri muri Amerika no mu Burayi? Ni gute iyi si yisanze mu busumbane bene aka kageni? Iki kibazo gishaje ku rugero nk'urw'amateka y'abantu bwayashajeho. Kera cyane Yezu Kristo ataraza mu isi,
abanyamisiri bakuye hehe ubuhanga bwo kubaka za piramide mu gihe abandi batuye isi bari bakirwana no gushaka ibyo bari burya ijoro? Abagereki bavumbuye bata ubuhanga bwose tukigenderaho uyu munsi mu gihe isi yose yasaga n'isinziriye? Cyangwa abaromani? Ubundi kubera iki ibihugu bikize byose biri mu gace kamwe, ibikennye nabyo bikaba mu gace kamwe? Ubwami bwose bw'ibihangange bwabayeho mu myaka ya kera cyane bwabaga bufite ibintu buhuriyeho: ikoranabuhanga riteye imbere, abaturage benshi kandi bafite ibibatunga, n'uburyo bw'imikorere buri ku murongo. Mu myaka 13,000 ishize, igihe cy'ubukonje rusange bw'isi aribyo byiswe periode glaciaire cyari kimaze kurangira. Nibyo, hari igihe isi yose yamaze ibihumbi by'imyaka ikonje igwaho urubura. Mu myaka 13,000 ishize uhereye uyu munsi, isi yari itangiye kugira ubushyuhe. Ahantu honyine icyo gihe hari ikirere cyiza ku buryo abantu bahaba hari mu burasirazuba bwo hagati, igice cy'isi kirimo Israel na Palestine, Iraq, Iran, Syria ndetse n'ibindi bihugu. Mu myaka 13,000 ishize, uburasirazuba bwo hagati ntabwo bwari ubutayu nk'uyu munsi. Hari ahantu hari amashyamba, ibimera, imigezi n'inzuzi. Muri iyi myaka abantu baho babagaho nk'uko abandi mu isi yose babagaho. Babagaho bagenda bahiga inyamaswa, imbuto n'imboga. Bageraga nko mu buvumo hafi y'aho babonye inyamaswa zo guhiga n'imbuto zo gusoroma, bakabaho, byahashira bakimuka bakajya ahandi. Hamwe mu hantu ku isi uyu munsi ushobora kubona abantu bagifite ubuhanga bwo guhiga nk'uku ni muri Papouasie Nouvelle Guinée. Baracyabaho neza neza nk'uko abantu bo mu myaka 13,000 ishize babagaho. Bamwe mu batuye aha nta nubwo bambara, bikinga utuntu tw'utubindo imbere n'inyuma. Babaho bahiga, bahinga, bikarangira. Ntabwo bazi ibyitwa umujyi, ntibazi umuryango w'abibumbye. Ibi ntibivuze ko atari abahanga bihagije. Guhiga inyamaswa ukayica bisaba ubuhanga, ubwitonzi n'imikorere y'ubwonko ifite ikihuriyeho n'inyamaswa zihiga. Ntabwo ari bya bindi by'iki gihe abantu mu burengerazuba bw'isi bahigisha imbunda. Ikibazo kimwe kiri mu gutungwa n'ubuhigi ni uko atari uburyo bwiza bwo kubona ibyo kurya bihagije. Murahiga, izo muhize mukazirya, ejo mugasubira guhiga. Muri icyo gihe umuntu wahinze ibishyimbo waba afite ibiryo by'umwaka wose. Iyi ni imwe mu mpamvu abantu ba kera banahigaga imbuto n'imboga. Muri Papouasie Nouvelle Guinée, guhiga imboga n'imbuto bikorwa n'abagore mu gihe abagabo bahiga inyamaswa. Nubwo nabyo bidatanga ibiryo by'igihe kirambye, ariko gusoroma imbuto n'imboga byo biruta ubuhigi bw'inyamaswa mu guhaza abantu. Gusa imboga n'imbuto bahiga nazo ntabwo ziha imibiri yabo ingufu zihagije kandi ntabwo zihunikika. Birumvikana aba bantu bo muri Papouasie Nouvelle Guinée bararya, ariko barya ibibabeshaho uyu munsi gusa, ejo bakajya gushaka ibindi. Mu burasirazuba bwo hagati mu myaka 13,000 ishize, mu byatsi byahameraga harimo uburo, ingano n'ibindi binyampeke. Ibiribwa birimo intungamubiri bigatera imbaraga, bigahunikika. Ngibi bihingwa byaremye abantu bakomeye babayeho mu isi, bakubaka iterambere n'ubukungu twasomye mu mateka yose. Gusa byasabye ko mu isi habaho impinduka n'ikiza kamere mu mihindagurikire y'ikirere kugira ngo ibi bishoboke. Ahagana mu myaka 12,000 ishize, igipimo cy'ubushyuhe bw'isi cyarongeye kiramanuka. Imvura ntiyagwa, ariko isi yuzura urubura. Irakonja cyane, ariko ikonja yumye. Mu burasirazuba bwo hagati, inyamaswa nyinshi zarapfuye ndetse n'ibimera byinshi. Ibi byamaze hafi imyaka 1000 ari uko bimeze. Nawe urimo kwibaza uko abantu bari babayeho mu isi itagira amazi, ikonje kandi yumye ku buryo nta kimera kizamuka mu butaka. Mu gihe ibindi bimera n'inyamaswa bitari bigifite ubushobozi bwo kubaho, ingano n'uburo byo byashoboraga kwihanganira ibi bihe. Mu kibaya cy'uruzi rwa Yorodani hafi y'inyanja bita Mer Morte, Ian Kite, umunyakanada w'umushakashatsi mu bisigaramatongo, we n'itsinda rye hano bahavumbuye ikigega cyangwa se ubuhunikiro bwa mbere bw'imyaka bwabaye ku isi. Mu gupima ibisigaramatongo bya hano basanze abantu barahatuye mu myaka 11,000 ishize. Bahasanze ikigega rusange cyahunikwagamo uburo bwo mu cyaro cyose.
abantu bariho icyo gihe bakibona ko ingano ari cyo gihingwa cyashoboraga kwihanganira ibihe bibi nk'ibyo, bahise bakora impinduka zikomeye mu mibereho yabo. Guhinga. Ihindagurika ry'ikirere ryatumye ibimera bishira ku isi, inyamaswa zigashira, imigezi ikuma. Byatumye abantu bamenya ubwenge bwo kuguma ahantu hariho hose babonye akagezi cyangwa se ikidenderezi cy'amazi, bakahatura kubera ko handi habaga harumye. Bagatangira no kwihingira ibibatunga. Ibigega cyangwa se ubuhunikiro bwavumbuwe aho ngaho nibyo babikagamo imyaka yabo. Bahisemo guhinga no guhunika uburo n'ingano kubera ko ari byo bihingwa bishobora kubikika mu gihe cy'imyaka myinshi. Ibi ni ubwa mbere byari bibayeho ku isi. Iyi yari intangiriro y'iterambere ryose tubona uyu munsi. Uko basaruraga, bakarya, bagasigaza imbuto, ubutaha bezaga ubwoko bw'ibinyampeke bitandukanye n'ibya mbere mu bwinshi, mu buryohe no mu miterere. Iki gihe bari bahagaritse imiterere kamere y'isi. Iki gihe bahise batangira guhitamo ibimera runaka, bagahitamo ibiri mu nyungu zabo. Nubwo byatangiye ari nk'impanuka, abantu bari batangiye gutegeka isi, bakayaka ibyo bakeneye. Bwana Ian Kite, ibi yavugaga uyu munsi tubikora mu buryo bugezweho. Buri muhinzi azi guhitamo imbuto nziza akaba ariyo atera. Gusa abahinzi batubanjirije bo babikoraga batabizi, ahubwo ari amaburakindi. Iki gihe abantu bahisemo guhinga, bahise batangira kubaho neza kurusha bagumye mu guhiga inyamaswa n'imbuto n'imboga. Aba ntabwo bashoboraga kubona ibiryo bihunikika bashobora kuzarya mu gihe kizaza. Nyuma y'uburasirazuba bwo hagati, iki gikorwa gishya cyo guhinga cyahise gitangira no mu Bushinwa. Hano abantu bahise batangira guhinga ubundi bwoko bw'ikinyampeke, umuceri. Muri Amerika naho abahabaga bahise bamenya ko havumbuwe ubundi buryo bw'imibereho butari ukwiruka imisozi ushaka ibyimejeje, ahubwo ko ushobora kumeza ibyo ushaka hafi yawe. Bo bahise batangira guhinga ibishyimbo. Nyuma yaho hakurikiyeho abantu babaga muri Afurika y'Amajyaruguru. Bo batangiye guhinga amasaka n'ibinyabijumba, birimo ibijumba ubwabyo n'ibikoro. Ahantu hose habaga abantu, iyo batangiraga guhinga, iterambere ryahitaga ritangira kubageraho. Ariko hari ahantu hamwe abantu batangiye ubuhinzi kera, iterambere ryabo ntiryazamuka, ntiryakwiyongeraho akantu na kamwe, na n'ubu baracyabaho nk'uko babagaho icyo gihe. Ikirwa cya Papouasie Nouvelle Guinée. Aha ni hamwe mu hantu kuri iyi si bagikora ubuhinzi bumeze nk'ubwo abantu bakoraga mu myaka 10,000 ishize. Hari aho bagihingisha inkonzo cyangwa se igiti babaza kikamera nka kuri isuka ibimeze akaba ari cyo bahingisha. Bamaze imyaka 10,000 bahinga, ariko ubuhinzi ntabwo bwigeze bubateza imbere. Kubera iyihe mpamvu? Professeur Jared Diamond wakoze ubushakashatsi ku mvano y'ubusumbane mu mikoro ku bantu, atekereza ko afite igisubizo cy'iki kibazo. Highland agriculture was based on crops like these taro. Ubuhinzi bwo muri iki kirwa cya Papouasie Nouvelle Guinée bushingiye ku bihingwa ngandurarugo nk'amateke cyangwa se ibindi bihingwa byera mu butaka nk'ibijumba. Gutera amateke cyangwa se imigozi y'ibijumba bisaba kugenda utera igitsinzi kimwe kimwe. Ntabwo ari nk'amasaka cyangwa ingano aho urambura akaboko ukanyanyagiza imbuto mu murima. Ikindi ni uko amateke adashobora guhunikika. Ikindi nanone ni uko amateke adakungahaye ku ntungamubiri. Ibi byatumye abaturage bo muri Papouasie Nouvelle Guinée bahura n'ikibazo cyo kubura intungamubiri. Ngiyi impamvu rimwe na rimwe abantu bagirwa inama yo kugabanya guhinga ibihingwa bidahunikika. Muri Papouasie Nouvelle Guinée abantu barya ibyo kurya bitagira intungamubiri, ku buryo hari abahisemo kujya birira udukoko nk'ibitagangurirwa kugira ngo barebe ko babonamo intungamubiri z'inyongera. Ibi byatumye Jared Diamond yanzura ko ubuhinzi ariyo soko y'ibanze y'ubusumbane mu mikoro y'abantu, ariko cyane cyane ubwoko bw'ibihingwa abantu bahisemo guhinga mu ntangiriro nibwo bwagennye niba bagomba gukira cyangwa bagomba gukena. Mu isi yose abantu bahisemo guhinga ibihingwa byiza bihunikika birimo intungamubiri kandi byera cyane. Byarangiye babaye abahinzi bakomeye kugeza n'uyu munsi, ariko si ibyo gusa banabaye abakire n'ibihangange.
iki ni igitekerezo gisa n'igitangaje kumva uburyo ubusumbane mu mikoro hagati y'abatuye isi bwahereye ku bwoko bw'ibiryo bariye n'ibyo bahinze n'ubu bagihinga. Niba abanyazimbabwe bagihinga ibijumba bakabirya bikabatunga, ushobora gusanga hari abanyamerika benshi batazi niba ibijumba binaribwa. Bo barya ingano. Jared Diamond atekereza ko abanyamerika barushije ubuzima bwiza n'ubukungu ibindi bihugu byiganjemo ibikennye kubera ko kuva kera bahinze kandi bakarya ibyo kurya bikize ku ntungamubiri kandi bitanga umusaruro mwinshi. Ibiribwa birimo ingano barya kenshi bitanga 1/5 cy'ingufu bakura mu byo kurya byose barya. Ubukungu n'ubuhangange Amerika ifite ntabwo yari kubugira iyo abanyamerika bahitamo guhinga amateke n'ibitoki. Ariko iki gitekerezo cya Diamond kirasa n'icyoroheje cyane. Ni gute guhinga ingano n'uburo byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zubaka imiturirwa n'ibyogajuru, zikavumbura internet, zigakora ibitwaro bya kirimbuzi. Ahagana mu myaka 9,000 ishize, abantu mu burasirazuba bwo hagati bari baramaze gutura baba mu byaro binini bizengurutswe n'imirima y'ingano. Bahise bongeraho no gufata zimwe mu nyamaswa zari z'igasozi nazo batangira kuzorora. Dr Louise Martin ni umushakashatsi mu birebana n'ibisigaramatongo muri kaminuza ya Londres mu Bwongereza. We know that the communities which first started to have domestic animals already had cereal crops, so they were cultivators. tuzi ko abantu ba mbere batangiye korora inyamaswa ari abari basanzwe bahinga ibinyampeke. Guhuza ubuhinzi n'ubworozi bw'izi nyamaswa rero byahise bibyara inyungu nyinshi. Nyuma yo gusarura, inyamaswa bari boroye bazigaburiraga ibisigazwa by'imyaka basaruye. Inyamaswa nazo zahise zitangira gutanga ifumbire ku bihingwa bahingaga, bigatuma buri ruhande rwunguka, haba inyamaswa, ibihingwa n'abantu. Sort of a fertilizer for the cereal crops as well, for crops. So the whole package, you know, is seen to be mutually beneficial both for the animals and the plants and of course for the humans. Igomba kuba ariyo mpamvu henshi ku isi minisiteri n'inzego zishinzwe ubuhinzi ziba zinashinzwe ubworozi icyarimwe. Ihene n'intama nizo nyamaswa zahise zibiza mbere mu kororwa. Batangira kuzorora babaga bashaka kwiyegereza inyama ngo batazongera kujya kwiruka imisozi bahiga. Nyuma yaho baje kubona ko izo nyamaswa zifite undi mumaro nko gutanga amata, ifumbire, ubwoya n'impu zo kwifubika. Inyamaswa nini nk'inka zifite ingufu nyinshi nyuma zo zanaje gukoreshwa mu gukurura imashini zihinga. Mbere y'impinduramatwara y'inganda, imashini ihinga ikururwa n'inka yari yo mashini y'igitangaza kuri iyi si. Yari imashini yashoboraga gukuba inshuro nyinshi umusaruro w'ubuhinzi, abantu bakeza ibyo kurya byinshi bakagaburira abantu benshi. Muri Papouasie Nouvelle Guinée n'ahandi henshi ku isi, abantu ntabwo bigeze bakoresha imashini zihinga kubera ko batigeze babona inka zo kuzikurura. Inyamaswa nini yororwaga muri Papouasie Nouvelle Guinée n'ubu kandi cyororwa ni ingurube, kandi nayo ntabwo ari ikomoka. Ingurube zikomoka muri Aziya. Ingurube ni inyamaswa itanga inyama gusa, ntabwo itanga amata, ntabwo itanga uruhu rwavamo imyambaro, ntabwo ifite ingufu ku buryo yakurura imashini. Muri Nouvelle Guinée ingufu zonyine bisanze bafite zo gukoresha ni ingufu z'umuntu. Bisa naho aba baturage kimwe n'abandi batari bake bakennye biganjemo abo muri Afurika bisanze batuye ahantu hatari ibikenewe byose ngo bakire. Bisanze ahantu hatari ibihingwa byiza bihunikika kandi byera cyane binatanga intungamubiri nyinshi, bategekwa guhinga amateke n'ibijumba. Bisanga ahantu hatari inyamaswa zikenewe nk'inka zitanga amata, inyama, impu n'ingufu, ku buryo ibintu byinshi byashoboraga kubakiza ntabyo bafite. Ariko kubera iki batagiye gushaka izi nyamaswa aho zari ziri ngo bazikureho icyororo? Ku isi hari hafi amoko miliyoni 2 y'inyamaswa z'agasozi. Inyinshi ni zitarigeze zororwa n'abantu. Udusimba cyangwa se udukoko twinshi duto nk'intozi n'imibu n'ibikururanda ntabwo abantu bari badukeneye cyane ngo bagerageze kutworora. Intare, indyanyama ya mbere ku isi, nayo ntabwo abantu bigeze batekereza kuyorora, atari uko iteye ubwoba, ahubwo kubera ko iyo bayorora bari kuba bategetswe korora izindi nyamaswa nyinshi kugira ngo ijye zirya kubera ko irya inyamaswa.
inyamaswa nziza abantu bisanze bagomba korora ni inyamaswa nini kandi z'inyamabere, zishobora gutanga inyama nyinshi kandi zikaba zifite ingufu ku buryo zidufasha akazi. Mu myaka yose abantu bakoze byose bishoboka ngo borore izi nyamaswa. Izo bashoboye ni inka, ingamiya, indogobe n'izindi nke. Ntushobora kumva inshuro abanyafurika bagerageje korora inzovu bikabananira. Mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya hari inzovu zimwe na zimwe zifasha abantu akazi nko guhirika ibiti cyangwa se kubikurura no guhirika amabuye, ariko ntabwo bazoroye. Umuntu ashobora kwigisha inzovu imwe ikajya imufasha akazi, ariko ntabwo bazorora muri rusange. Mu bukungu ntabwo byakumvikana neza uburyo umuntu yakorora inyamaswa ifata imyaka 15 ngo ibikuze aba aribwo itangira kubyara. Inyamaswa zisanze ari abakandida beza bo korora ni izishobora kubyara nibura zifite imyaka 2 y'amavuko, kandi buri mwaka cyangwa se 2 ikajya ibyara. Iyi ngingo iragaragaza uburyo abantu bagitangira korora icyo bishakiraga ari inyama. Inyamaswa z'abakandida beza bo korora kandi ni inyamaswa zitonda kandi zizi kubana hagati yazo. Inyamaswa zigomba kuba hari ukuntu zubana hagati yazo, ingabo, ingore n'abana, ku buryo umuntu ntashobora kwigarurira umuyobozi wazo n'izindi zizayoboka. Ibi niko bimeze. Indi ngingo yagendeweho mu guhitamo inyamaswa zo korora ni ukureba inyamaswa ishobora gukundana n'umuntu. Nk'imparage yari kuba inyamaswa nziza yo korora ikazajya ikora akazi nk'ak'indogobe, ariko kubera ko imparage zakunze kuba muri Afurika zihigwa n'intare, zahindutse inyamaswa zakutse umutima. Ni inyabwoba ku buryo kuyegera bitoroshye. Kugira ngo abantu batere imbere byasabye gushaka uburyo bakorora inyamaswa nini zifite ingufu zishobora kubafasha akazi, zikabaha inyama cyangwa se amata n'impu cyangwa se ubwoya cyangwa amahembe. Ku isi hari amoko 148 y'inyamaswa z'inyamabere nini zo ku butaka. Twashoboraga kuzorora zose zikatugirira umumaro, ariko byaratunaniye. Izo twashoboye kororamo ni 14 zonyine, zirimo ihene, intama, ingurube, inka, indogobe, ingamiya y'Abarabu, iyitwa yak n'izindi. Muri izi nyamaswa zose nta nimwe ifite inkomoko mu gice cy'isi gikennye. Nta nimwe ifite inkomoko muri Papua Nouvelle Guinée. Nta nimwe ifite inkomoko muri Australia. Nta nimwe ifite inkomoko muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. 13 muri izi nyamaswa zikomoka muri Aziya, Afurika y'Amajyaruguru n'Uburayi. Enye muri izi nyamaswa zinafitiye abantu umumaro kurusha izindi, arizo inka, intama, ingurube n'ihene, zifite inkomoko mu burasirazuba bwo hagati, hahandi ubuhinzi bwatangiriye. Abantu bari batuye aha muri icyo gihe uko babonye ibiryo byinshi bagatangira guhinga, bakabona inyama hafi batakijya guhiga. Hari benshi muri bo batangiye kujya barya batavunitse, batangiye kurya inyama batagiye guhiga, bakarya ibyeze mu butaka batahinze, kubera ko umuryango wose ntabwo byuka ujya mu murima. Aba bahise bashaka ibindi bakora. Nibwo havutse indi mirimo itari ugushaka ibyo kurya. Undi murimo wavutse utari uwo gushaka ibyo kurya ugatanga umusaruro wahinduye isi kugeza uko tuyibona uyu munsi, ni ugutwika ibuye rigashonga rikavamo icyuma, gucanira ibuye rikagera kuri dogere 1000 z'ubushyuhe. Ngiri ikoranabuhanga ryahinduye isi kugeza uyu munsi. Uwabashije gukora icyuma bwa mbere niwe dukesha ibyubatse byose biri ku isi. Mu bihugu byinshi bikennye hari ibihumbi by'abantu batazi ko icyuma kiva mu ibuye. Benshi baracyakoresha ibikoresho byakoreshwaga mu binyejana by'imyaka bishize. Nuko ari abanebwe, nuko ari abaswa se, cyangwa nuko ayo mabuye n'ibindi bikoresho by'ibanze batabigira? Umva icyo Jared Diamond abitekerezaho. Kugira ngo ugire impuguke mu gucura icyuma no gufata amabuye zikayakoramo ibyuma, bisaba ko abaturage bose b'icyo gihugu baba bashobora kweza ibiribwa bihagije byo kugaburira abantu badahinga bazavamo izo mpuguke. Ibihugu nka Papua Nouvelle Guinée ntabwo byigeze bigira ubushobozi bwo kweza ibiribwa bingana uko. Ingaruka zavuye muri ibyo ni uko hatabonetse ibyo kurya bihagije, nta mpuguke yigeze ivuka muri icyo gihugu, nta mucuzi ukomeye wahavutse, bityo nta cyuma cyahakorewe. Mu yandi magambo, abantu batigeze batera imbere ni abatarahinze neza mu ntangiriro.
bahinze ibidatanga umusaruro mwinshi, ntibitanga intungamubiri, ntibihunikike. Ibi byatumye buri wese muri bo atakaza ingufu buri munsi ashakisha ibyo kurya uyu munsi, akabirya akarara bimaze akazinduka ajya gushaka ibindi. Wabigereranya n'imibereho y'uyu munsi mu byaro. Hari abantu benshi babayeho igihe kinini ari abahinzi, maze rimwe mu gihembwe kimwe cy'ihinga agahinga igihingwa atajyaga ahinga, kikamukundira kikera, umusaruro akawugurisha agakuramo inka, ubwo akabahanza akandi kazi ko korora kiyongera ku guhinga. Igihe yamaraga mu murima kikaba kiragabanutse kubera ko atangira no kujya yita kuri ya nka. Hari n'abandi byagendeye uko amafaranga bakuye muri wa musaruro bakawushingamo butike, ubwo hakaba havutse undi murimo utari uguhinga. Nguku uko abantu bamwe bateye imbere abandi bagasigara inyuma, ariko byose bihereye ku buhinzi. Aho ubuhinzi bwahereye mu burasirazuba bwo hagati hari ku butumburuke bumwe n'ubw'Uburayi. Ibyitwa latitude mu burasirazuba bwo hagati bingana n'iby'Uburayi, bivuze ko iba ari ibice bihuje ikirere, bishobora kweramo ibihingwa bimwe, bishobora kororokamo inyamaswa zimwe. Uburo, ingano, intama, ihene n'inka byose byahise bitangira kororwa mu Burayi bivuye mu burasirazuba bwo hagati. Mu burasirazuba bwo hagati kubera ko hahinga cyane, ubutaka bwarananiwe, ikirere kirahinduka, imigezi irakama, bya bindi byaheraga byose byimukira i Burayi. Uburayi bureza, burasagura, bugaburira aba enjeniyeri, none dore uko bumeze. Ariko niba abantu barahereye ku buhinzi bakabasha gusiga abandi bagatera imbere, aho abandi bamenyeye guhinga ibifite akamaro, kuki bagumye inyuma? Byagenze bite ngo aba bandi bateye imbere bageraho bakoroniza abandi basigaye inyuma? Ibisubizo by'ibi byose biri mu gitabo Guns, Germs and Steel.